ukabona ukuntu uri kugenda nk'umuzungu. Yego. Si ukubera wowe se. Yego. Ikafu ndi mu kazi. Ndi mu kazi se so ubibona ko iri mu kazi. Ariko ndabona ibiporo byawe byanashaje. Nese nyine kuki nta kintu wibwira. Siko bimaze amezi abiri. Ese tuziranye wabuze iki? None nizere ko uri kujya kurya. None ahubwo. Wampaye se amafaranga ahubwo natangiye. Ibyo babikorera ngaho. Urama 50 yonyine. Kari makeya. Nese ntabwo ari byo gusa nkeneye. N'agatike se naki. Reka nkubarire n'inzara reba ukuntu zisigaye zimeze. Ni 25. 25 ubwo. Urambe ijana birakunda. Ikintu kibazo. Ujya ni kuri ya nimero cyangwa? Waratanga kode se. Ufite na kode. Si ubwenge. Yego. Uko bimeze. Kode ni kangahe? 20. 13 9 Wow, shit, ndabona. Okay. Urakoze. Kugenda witeho nawe ubwo ngubwo. Ariko bizera ikindi kibazo nanjye ndabikunda da. Bizera ikindi kibazo wambwira nawe. Reka ngende ubwo turaza kuvugana kuri phone. Sawa. Mwanda mwiza. Love you. Love you too. Bro, hagarara gato mubaze. Meze ute se? Si we John man? Turahuye bya birangiye duhuye. Mba rero nkubwire. Umubebe twa Solange uramuzi? Uramubebe ni inshuti yanjye. Nako se uri kuvuga uri yawe inzobe. Uramubebe ni sheri wanjye. Kandi nabonye mu hari ukuntu muhagararana mukagira mugasa nk'abo muciringa ibintu bya danje. Witondere rero wa mutipe. Utazapfa bebe. Ese urabizi ko agukunda. Byahatari. Witonde gusa ntabwo byo kumenya ko ankunda cyangwa atankunda ntabwo bikureba. Menya ngo ni umushuri wanjye umugendere kure. John. Witondere Solange. Kuko Solange harabura iminsi mike ngo mutamago. Witonde mu buzima tutazapfa umubebe. Kandi ndabona uri umuntu w'umusore utabura n'undi muntu tureta witonde. Siko bimeze bro. Ese igihugu uri murakiza? Igihugu ndimo ndakize ni cy'u Rwanda. Uri gutera ubwoba nde? Si kugutera ubwoba, ariko n'ubwoba nanabugutera kuko umugore wanjye ndavuna. Witonde rero tutazapfa ubusa. Uranze kandi nubwo sinkuzi shaka no kukumenya ikiduhuza icyo numva gashaka kukubwira ni ibindi birenzeho ntabwo bikeneye gusa witonde kandi komeza aho wari ugiye uzabikora ubundi mwagiye mutereka bikabahira mukarira kugumya mwigirira ibintu man uzaza icoco gusa cyungere kumusha wajiti terminal masa neza ma wadani yo wishes makuriki wishes bimeze bite cool ntacyo uvuga gute se shama mbashaka amakuru yawe ayahise ko mfite sheri aziza abahungu bikijya n'abashire gusa cyana cya dangere ngo yati baby bitse Solange buriya Solange ama baby w'inzobe mukuntu Jacasine kiriya se wakigiye hute kandi baby kuva na kera turaziranye nkuko twayazaga bikavamo bikongera bikaza gutya ariko ubu noneho nuko ese ufite gahunda nzima danje mago Felicitation ndamwemera nawe arabizi ushaka uze no kumubaza namba muziranye reka ntabwo mubona guke tembera yose mwana kubizingi by'abakobwa ko nta kujyamo okay nuko rero nyine tu none si yandi se shamwa mba nibereye hano nyine muri izi karitsiye wowe se gite ko nta kintu bivuga ntavuga iki ngo rero mu minsi iri imbere nyine ubwo witegure kugorora ikoti dore araza gushya bw'agato ari Felicitation turi kumwe umusaza basi iki tipe kandi cyo n'abakobwa bazakica ndagasa nta kundi nyine Ramadan bimeze bite
sha ntatwe duherukanye sha cyane kabisa Urakuru sha ibyo amakuru meza none se mani nakwibariza hari urumva ngeretse guhembwa kandi nakoraga nari mfitemo ibirarane hanyuma babayeho ndavuga nti se n'amafaranga ko nyaboneye rimwe yakoresheje njyewe natekereje umushinga wo gukora agakwaferi ubukwafe uzabukorera he nyine icyo nagusabaga hari nk'umuntu umenyereye hano cyane wanshakira lokasiyo ahantu nakorera ese wagiye mu mujyi mani kabeho niba ufite uduceri dutubutse ariko urebye nta kibazo hari ibikoresho bimwe na bimwe narabiguze ariko nyine ni ukuvuga ngo icyo ntaramenya ni inzu nayishyura gute natangira gukora gute gusa gutangira gukora n'abakozi ndafite ariko nyine lokasiyo aho abakiriya baza hanyuma n'inzu itampenze cyane mu mujyi se buriya birashoboka mu mujyi ariko ibihenzemo nanjye niyo mpamvu nkiyambaje iya makeya se buriya ngo wajya munsi ya 35 mirongo n'aho ngaho 35 mirongo ine ariko nayatanga wayatanga wagira ngo urashyushye nyine tubiceri cyambo ufite ibiceri mu gihe hari ahantu we yinshakiye hagati yo kwitaba wenda no anarya mu cyarabu cyangwa se ahagana ku mukono aho hantu hagira urujya n'uruza rw'abantu we yinshakira ibindi ndabyimenyera urabyimenyera bindekera ndabyimenyera sibyo nanjye nshaka kujya mu gashinga rero gukusanya udufaranga nubwo twabuze ariko ndi gushaka kujya mu gashinga irabona ibi bintu byo gukina amakomedi n'amafilime numva abajama benshi bavuga ngo bibamo amafaranga ariko ngo bashoramo agatuza reba nzabishobora simbizi ubundi ikintu ushaka ugifite ku mutima ujye uhatanze n'Imana ibiguheramo ese nta mushoramari wandangira amazi reka ndetse gukora kwa feri haba ari njyewe ukubera manager ibyo bintu sinabikora ese byara nubwo ufite amafaranga menshi ufite amafaranga wajya oya uko byagenda kose bitangira ufata utuvideo two kuri telefone hanyuma wageza ukadupostinga kugenda ugiramo none se benshi siko suko bazamuka banyagiso bazamutse bati nyagiso ariko gusa wowe ibyo byawe ndumva ari iyindi kesi banza nkorera ibyo byanjye banza ushakire ndabizuzanye n'abantu benshi mu mujyi kuba barahakorera cyane njyewe ndi umurara wo mu mujyi subizi n'ibyo byawe tuzabivugana kandi nzatera ku buryo tubyinjiramo njyewe icyo nkeneye ni kimwe mbonye manager nawe ibyo bindekeye nanjye nkurekeye ibyo ngibyo binkurikira aganisha kwemera okay umunsi mwiza rero mama ubwo ariko nomero yawe baherutse kunyibaga telefone ndayifite iyawe ndakubipa urayibona avora nutambi paki ntuherutse no kunsura wowe mwana byihorere iyi si yabaye induru none wowe ndabizi ko yabaye induru ariko nta kibazo tuzavugana sava afi Meze bite? Ni sawa. Amakuru Ni meza. cyane Wowe umeze ute? cyameze neza none tugiye Tangiye gutembera aho ruguru. ningo ariko shasigaye mwiza mama Mungwise? Sigore mwiza pe Ntabitabe. ingo nawe sinawe kubyakubereye None se byakwanga. mbere yo kuzamuka wafashe indorerwamo Kugira ngo suba. wirebe Yanjye ntabwo njya nireba kwireba n'isaro ubwibone. we nta n'ubwibone bwawe burimo nuko Wese ugiye he? imanitse hano hepfo Ugiye gukora iki? cyane inshuti yanjye nari ngiye kureba sinari cyane kuri isa neza pe Nerisi. ibyo gusa Neze wagira ngo tumva ibintu byanjye hari ibintu byagenda bikazamuka ku rwego ugasigariye kamwe bijya ku uramenye. nawe si ubwiza pe
reka nigendere rero. ntabwo ibyo gusa mani kugenda Ndi kwihuta nunshaka ko uzansange mu rugo. nuko ibyo ni ukuri nagukunze Reka mumbabarire. ntacyo nyine umeze neza Meze neza wese umeze ute nanjye meze neza cyane nari nkumbuye sha nanjye nuko ni ukuri kubera iki se wari waranyanzira oya nabona igihe cyari gishize atari kinini ntuzi se ahantu nkora nyine bari batubwiye ngo tugende guhembwa gumya turarageza abo turarageza birangira nyine bayatwimye ariko nyine muri ino minsi baje kuyaduha nibyo bintu nari ndimo nibyo byari bimpugije noneho nizere ko ugiye kumbonera umwanya sha mwinshi cyane ibyo ndabimenyere none se umva se we none se MTN ntigitanga bipe y'ubuntu naziragiye njye nkoresha bipe y'ubuntu wajya ungurira amayinite ese ko utanambipa basi yajya ungurira amayinite nka sheri ufite n'akazi se wowe cyangwa wabonye indi bebe uwuhe nta wundi wabonye oya nkukunda wenyine pe ariko nawe ndakwizera Yego. ahubwo iyo umaze iminsi utamvugishije ngira komplekisi mu mutima ngo ujye utuza rero ndahari ndi uwawe rwose ndahari imana ishimwe mwese ubundi mu buzima busanzwe wari umeze neza yameze neza cyane ariko mfite ikibazo ikihe kibazo mfite ikibazo ni ukuri kw'Imana mbabarira reka nkubwire nibukaho nkubwire undeba ni ukuri twongere kuzira kugira ute kuzira ku nzira kubera iki ni ukuri bagiye kunyica hari umuhungu ubyibushye witwa JP ntumuzi nimba ari umuhungu nimba ari umugabo sinzi ko numva ntamuzi se nese ugiye ku nzira gute ajya anyura hano sibyo ajya anyura hano iwanyu ndetse rimwe na rimwe nigeze no kubabona muhagarara oya baby ntabwo muzi JP se ni n'ubwa mbere mbyumvise JP ndahangayitse akareka meze nabi urumva uzi se arenda kunyica ese kukwica gute akunziza nyine gute kutari kunsobanurira ngura isheri we ngo murakundana kandi ari we nkunda gusa se kuki ubushidikanya ku rukundo mukunda nose ko yenda kunyica nenda kukwica se nk'ibintu bumbaza ntabwo ubizi ko ari we nkunda gusa ntacyo birakariramo ntukambaze ibintu nk'ibyo nawe ariwe none se nzajya mbura kugira ubwoba bw'ibyo bintu none zoje ntabwo jya ubyihorera abo bandi baza ku ruhande jya ubihorera none ni ukuvuga ngo yaritoye ashaka kuntera ubwoba kandi mutavuga ubwo hari undi Solange wana yarabitiranyije ntawamenya hanyuma rero nari mfite gahunda uzi ko nahembwe mfite gahunda yo kuba nagushyira amago bizakunze ndetse se ubizi ko mukunda nyine gute bitakundanye noneho rero njye numva twapanga amafaranga ataranshirana urabizi n'ayibura abantu dukorera amakampani urabizi tuyabona uno munsi ejo tukayabura hanyuma noneho nkiyafite tugakwakwanya basi ahubwo se tukaba dufite umurenge ko numva uri kunindira n'iryari ntituri mu kwa gatatu noneho reka mu kwa gatanu tuzakora umurenge urashimishije ahubwo kuki wari waranze kubimbwira ngo mbera nitegura ashaka uri umugome bebe ni ubukene iyo bwandiye nyine nuko bigenda ariko noneho umwanzuro nawufashe njye ndumva nshaka ko tubyereka ababyeyi hanyuma tukibanira aho n'umwana wabyara ubona ukuntu yaba asa sibyo yaba asa nanjye cyangwa yaba asa nawe yaba asa natwe twese nawe ntukasetse noneho reka tugende nyine ubwo tugume tubipanga gusa nyine ndagushaka ibintu byo kubura ibyo by'akazi nawe mbyitayeho ntukambwira akazi nawe ukandura uracyakunda ibiraha tugenda ahubwo ukikungurira tugende Dani kazi ndabona ko amereye nabi shaka umuntu aba ashaka kwishimana gushakisha ibintu byarankomeranye njyewe cyangwa ukomeranye uze bya bindi nakubwiraga mani ngo ufite ubukwe vuba byagenze ibi baramujyana ufite igiko wa mukobwa baramunwa wiki ikipe bita John
cyangwa zenguruka no inzira ndende birasaba kwicara nkakubwira. ese mwa uramu bebe ko mwakundanaga cyane Uramu baby twarakundanaga ariko sinabizaga ko bigabiye iminsi Imana bafite umuntu hano afite n'undi none se wararekuye se abagira ariko ariko nimba ari inama wagira ubwo wabwira icyo nakora n'inshuti yanjye n'umuntu nje gukorera mu kazi nkije yambona ntawe ubwenge ufite n'amashuri wize ni gute hajya ngo ni Joni Binti iriya mbesire nka Joni kweli uramuzi jo mubona kigenda muza kuvuga kinga se nese ubwo nakufa ndusha naki none se urugupanga nese ubwo nyine y'ikindi ryanyurarekera bro ngaho mbwira icyo wakora rero imbwa zitora inyama zijyana zitora amagufa zijyana cyane urekere nyine kuko ikindi ryanyurarekera ahubwo ni weho mbwa oyas nutukane Imana wowe mbwira icyo nimba wumva hari ikintu nakora mbese wakoze akamu Uramubwira ufite icya mbere ufite amafaranga icya kabiri imbaraga urazifite njyewe nk'inshuti yawe ntacyo wansaba ngo bikwiyongera ngaho nyine ngira inama wamukuyemo genda wowe kare ku icumu na hejuru y'umukobwa mwana gake ahubwo we dore reka mubwire aho kugira ngo tugende tumugire nabi tumubuze ubuzima twamushimuta umushimuta tukagenda tukamuzirikira ahantu uri kumva ubundi wenda ngiye nkikomereza nese ko numva ngo urukundo ruravuna koko wari umukunda nanga ni bya bindi uzi ukuntu umutima wanjye wakunze uba umeze nese impamvu njya kugisha inama ni Yesu kumukura ku isi ni maramoya aruta abandi bagize Dani ndakwemerera inshuti yanjye inama yose wangira ndayumva ariko kwica umuntu biba ari ibintu birebire ahubwo we twakora ku kantu tukagenda tukamushimuta ubundi ubuzima bwanjye bugakomeza n'umukunzi wawe wowe mbwira nyine ukuntu twabigenza mbese hano hari agashyamba keza kuko wamurangiriza mu wamu tuzahora gute rero ko tutari inshuti byone se kandi we nabonye hari ukuntu muciringa mukadiri wamuza nawe tukamukatana tukamubohera ahantu ubuzima bugakomeza akambwira mu rukundo inshuti ni wewe umurira agacupa gusimbira muri shenzi rero nyine ubwo nuko nicyo cyane ubona afite agahinda gakomeye uzi kubura umuntu wendaga mugiye gukorana ukabona umuntu mushinze aramukatanya aramujyana bo njyewe niba kiriya cyane uburyo kimeze nabi ni cyiza kuba cyiza nanjye nagikunda bigakunda none nanjye naguca inyuma rega oya byo tubyihorere wowe mbwira urangira iyihe nama inama nakugira yari yo kumukura ku isi agasanga abandi ariko niba wanze yuko ugomba kumushimuta ubu mfite akazi kenshi hano ndabona akazi ukamenya nabi bicaye bimaze no kuboneka ahubwo uze kumpamagara ngurira akantu dore tumaze igihe wewe ni wewe unyeneye cyane ugomba kumpamagara nta kibazo reka ngende ubwo ngubwo nyine ariko ntunererane kuko niwe niyambaje ntabwo mperekeje asante naho uriyeho ko mu metero nako kanya urajya pima n'ibiro 2 si shaho ngo turakundana byatari ntubizi se ubu nkunda buriya ndagukunda cyane nese nyine ubwo gahunda imeze ute utabumvira se nyine ubwo ibipange ryari ngo tugende gusohoka ndashaka gusohoka weekend harya munsi turi kuwa kane nta kibazo uzi kuba umuzungu ntabirenze ubona ukuntu ukeye ese uri kwisiga ibiki ntabyo yego neza wakunda yakunda nkawe pe njye mu rugo ubwo tuzongera ntareba ubwo naho kuri weekend nyine nabi
so uriya mu baby nzamubwize gute koko kandi kumuhakanira mba numva bidashoboka kandi simukunda nikundira Solange oya ariko ngomba kugakatira mani nama apo kanigere no muri dushe ikintu nyamukuru wikundira wajya uvuga ibintu ya nama wangiriye yo kugira ngo tumushimute ave mu nzira nyine nikomereza n'umukozi urashushe yemeze neza nabi bizari ikibazo ngira umva rero akunze guca muri iyi nzira ya hano imbere hariya hepfo ngiye inzira acamo zose ndazizi tumubinde asanga aherera ubu turisangahe kamurebera isaha mbere saa 11 zirabura 30 cyane ntabwo bwagoye atagiye mu gasantire ntabwo byo biba 1:30 kandi aho nabereye hano ntayari yahaca okay reka tumubinde saa 12 n'igice saa moya umaze kwira mukunda cyangwa se igihe tumubonera tubisoza ariko se ubundi tuvugisha ukuri ndakorera ubusa ese sinakubwiye ngo nunzi ntabwo uzi ko ndi umugabo ntabwo nzi ko kubizi njyasobanye dupange iyo diro ariko se ko mbizi ko uri umunyabwoba ko ari cyo kibazo cyawe oya ubwoba bw'iyo bijemo umukunzi wawe nta kintu utakorera umukunzi nzira ahubwo tugende tumutegereze hariya nazo bitundabura tuve mu nzira nditeguye okay reka tube tugiye rero tumugote hano ni wowe uzi ko akunda kunywa iyi nzira ninjye reka twitsimbe hano aramanuka aratumureba wewe ujye kubura ujye kuba ndi hari wowe tumbwire amasaha y'inaye ndabuze ubona arimo aramanuka ubwo rero umugabo uragagaye sika kwaba cyako konta abantu yigeze cyabo ukunda n'ukuntu bibona wambabariye kuko mwabagamo ukazirikira kuri iki gitisha mwabagamo mwambabariye kuko muramura iki ngewe koko ukunda n'ukuntu bibona sha ukajya gukina mu rukundo wowe ubundi kibatumyisha oya bakora ko mucaka mwihorera muramura iki koko mwambabariye koko mwigendera koko muranziza iki koko oya ndetse ndakwereka ukuntu utabigendesha abana ari ubize shayina muranziza iki mwabagabo mwe ko muri kunyica koko muranziza iki hano haruza amahoro aha sha aha ntawamubona haguruka wagisanze haguruka barira rwose mumbe barira muranziza iki mwabagabo hano sa muranziza iki mwambabariye ese muri bande mwabigabo pambo basi ntimunyice kukwica gusa uyu kanya gashana we hambira gake nyakarumbu umugiriye iwe bayasimu ariko nawe ujye hambira gake muri kunyica kwigendere turebe nimba nta muntu watubonye natubona ako se manu bebe wanjye yagiye he ko kuno twari twije ko tugiye gukora ubukwe tugiye kubana none se ko se manu nyatari se nongere muhamagare numve ko basi yaba iriho yayishyizeho bimeze ute asemana uba uri kunziza iki koko nagucumuye iki ku buryo sha mana nawe sinzi